mushumba kuri iyi ngingo dukomerejeho rero iravuga ngo twahasomye hari icyanditswe nyine twasomye iki haravuga ngo mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Yego. Ni gute intama yakwitwara hagati y'amasega koko? Hagati intama n'amasega hagati nibura si mu ruhande, si nyuma, si n'imbere, ariko hagati, si no hepfo yazo. Urabona uteretse hagati y'amasega. Mbatumye muri nk'abana b'intama, mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ariko aho twasomye n'ubundi ni nk'abana. Reka tuhasome. Ni muri Luka 10 ku murongo wa 3 haravuga ngo nimugende dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ni hagati nibura si uruhande, wenda amasega nakankama ngo wirukanka, si inyuma ye nta nubwo si imbere, hagati muri mbese birakuzengurutse. Utwana ibaze rero. Uragira uti dufashe tubwire hagati y'amasega aho ngaho intama koko hagati mu masega zirifata gute, zirabamo zite, suko zirarisha pe zikabyagira? Birashoboka se? Tubaze dusobanukirwe. Yego. Ubundi ayo masega yavugaga nayahe? Intama sizo zari bande, byo birumvikana zarabongabo yaratumye. Yesu aza agatangiza umurimo hano ku isi, yaje asanga hariho ubuyobozi mu nzego zose. Yego. Yaje asanga hariho ubutegetsi bwite, yaje asanga kandi hariho abandi banyamadini. Yego. Natangaye ko igitabo gisobanura ibyo bintu kiragaragaza ko yarimo babwira ngo mugiye gukorera hagati y'imbaraga zibaruta. Yego. Y'ububasha bubarenze. Yego. Ku buryo nta by'urwenya, nta byo gutera ishyengo nabo muri ibyo nabo banabica. Nicyo yari avuze buryo. Mugiye gukorera hagati y'abantu bagoye, banga ibintu mugiye kuvuga. Mushobora mugere mwiteguye ko umwana bizira. Yego. Nicyo yari avuze buryo. Nuko Yesu yagiraga gusa inyigisho zimije n'amagambo azimije, ariko nicyo yari avuze buryo. Nicyo yari avuze. Mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Mwitwararike. Numugere ngo murangare. Ntimurangare. Urumva ntabwo intama isega ntiyashoka nawe ngo ushake gushoka. Ubwo ufite inyota yakugira igaburo. Ntabwo yari ifite ahantu rwuri kujyane nayo. Kubera iki? Aribyo bita animal sauvage, inyamaswa zihiga. Yego. N'inyamaswa zirisha. Yego. Intama iri mu zirisha. Uri jambo intama ntizibeshwaho n'umuhigo. Yego. Intama ntizica, zirya inyama, ariko zigiye kubaho zibana n'inyamaswa zica. Zitungwa n'inyama. Kandi mu nyamaswa zicwa zihigwa zanaribwa n'intama zirimo. Yego disi. Kandi ziri hagati muri zo. Kandi ziri hagati muri zo. Ikirero uti none se ubwo mu by'ukuri zibamo zite zikabana zo gute? N'ubu tuvugana intama ziriho n'amasega ariho. Yego, biri kumwe. Icyo gihe gusa ikintu gikora ni iki? Ni ugucungana. Yego. Mbese amasega ari abahe? Bikuvuga ngo arisha hehe? Ubwo abahe? Abahehe ngo ahantu tuhirinde. Ese iryo sega waribwirwa n'iki? Yego. Abahe ngo tuyirinde. Urabyumva? Ikindi ni ukumenya ngo mbese ubu mu by'ukuri nubwo wabanisha intama n'isega gute bikabana, byahindura isega ikaba intama? Ntibibaho. Kimwe. Niyo mpamvu mwumvise mu butumwa bwabanje Yesu
yatumye abantu ababwira ati mwebwe mbitumiye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Yego. Baragenda mukiza abarwayi, muzore wapfuye, mwirukana abadayimoni, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nimuhangayike kandi. Yego. Nimuhangayike kubyitwa ibiryo. Abo ngabo urumva ko ni nko kuvuga ngo hariya ho hari amahirwe yo guhinduka. Yego. Ariko Yesu abangaba batumye yarababwiye ko hari n'abatazahinduka. Ya jambo amasega bisobanura batazigera bahinduka kugeza impanda ivuze. Kandi bariho. Batazigira bahinduka kugeza impanda ivuze. Yego. Iyo kugira ngo abo bantu rero nabo tubajye mu kubabwiriza ubutumwa tubavugiye mu ijambo. Nukuri. Bashobora no guhindukira bakabiduhora. Yego. Amagambo yose yavuze arakomeye. Ariko nagira ngo tuyafate tuyahuze nandi yavuze cya gihe ubwo umuntu umwe umufarisayo yari yumvise atsinzwe n'ijambo ry'Imana ngo ati mwigisha bose nibura ku meza y'umukire hajya hamanuka kutuvungukira sibyo nibura n'imbwa zikadutoragura ameze ngo ati baya cyo kurya byanjye ntabwo nabiha imbwa kandi nyine wumva utuguye hasi n'imbwa zidutoragura uwo muntu wari uvuze yarate kumva ati hariho ibintu wagendeye ubwoko bwawe. Yego. Ariko gira ibyo usagurira nibura n'abanyamahanga. Yego. Bari babyumva. Yego. Fata iryo jambo kandi urihuze naho Yohana ubwe mu butayu bw'Yudaya yavuze ngo mwabana b'inciramo. Yego. Ninde waburi ngo muze guhumura icyo uzatera. Bivuga ngo Yesu yarashatse kuvuga ko abantu atunye bagiye gukora kuri tere igoye cyane. Niyo mpamvu bagezeyo bakora wa murimo babwiza ubutumwa bwiza, abanyabyaha bari hano barakizwa, abarwayi barasenyerwa barakira, impunzi zirahumuka, ibihembe birakira, ibirema biragenda, ariko ntibyabuze guteza itorero ibibazo. Nimwibuke Petero na Yohana bakijije umurwayi bagakwiriye muri cyagize w'ikirema. Byarasakuje bigize ubwo bakira he mu nkiko barabifungirwa. Urumva nimwibuke ba Stefano bazize uwo murimo. Icyo Yesu yavuze bugiye cyaje gusohora rero intama hagati y'amasega. Rero ukuntu tubana nazo ukuntu izo ntama ziba mu masega kwa gucungana kwa kumenya aho murisha naho zo ziba. Yego. Yego. Abakristo bagomba kumenya ko turi mu isi nyine kandi sarakene nk'abanyabyaha. Umukristo akwiye guhuzwa n'umunyabyaha no kumubwiriza gusa. Yesu yagiye akoresha amagambo na Paulo akayakoresha avuga ngo mugerageze ikiri muri mwebwe kijye kinesha ikiri muri bo. Nibura nuko tubana nabo rero ni ukugerageza kuvuga iki muri twebwe kinesha kidomina ikiri muri bo. Ikindi kandi waba uhuye n'iyo sega uri intama ugahura nayo itari buguhindure itari bunakumire, ayo makengero nayahe navuga ngo ni iyihe distance ni iyihe ntera igomba kuba hagati y'intama n'isega ku buryo isega ibaho kaba hari intama ikabaho ngaha byombi bikabaho. Hari igihe kimwe nigisha ijambo ahantu ariko kunumva naha nabona gize kurivugara to be different and to be separated. Gutandukana se gutandukana bya separe no gutandukana byo gutandukanya ingeso. Ndumva hari aho wenda waryigisha. Birashoboka. Umukristo buriya agomba kubaho a making a difference hagati ye n'abanyabyaha. Ariko kandi yi making a difference gusa nanagira n'ikintu cyo kujya gute cyo kwitandukanya. Yego. Niyo mwabonye Paulo byandikira Abakorinto n'Abafilipi. Yego. Yemwe bene data ntimuyube kwifatanya n'ababijyo none ingeso nziza. Yego. Umucyo n'umwijima by'abana bite. Kristo na Beliari bihuriye hehe? Isega n'intama byarishana gute? Umucyo n'umwijima. Yego. Isega ntirisha. Nabwirisha. Simbona n'ikintu cyajyanye n'intama.
isigira higa iratanyagura irabaga yego intama ikarisha kandi akenshi yego aho izarishije zarishije naho zishoka yego ariko izibaga zo aho zibagiriye mu ishyamba niho zirira niho zinywira bivuga rero ngo Yesu yagiye ngo ababwire ko abatumye ahantu hagoye yego hashobora guhitana ubugingo bwabo n'ubuzima bwabo bityo rero bagende bafite ubwenge yabasabye ubwenge mu buryo bubiri reka ariko mvuga nyuma wenda dusuze cyangwa ugire ikintu uvugaho yabasabye ubwenge bumeze nk'ubw'inzoka nyumvire kandi ariko iyi nzoka twirinda tugeranye na Satani Yesu nawe ati mugire ubwenge nk'ubwayo abantu bajya bacanga ariko bifite ikintu bisobanura inzoka icya mbere ntisabana nta nzoka isabana mu buzima bwayo kuva yabaho ibaho izi kwihigwa cyangwa abantu bateze amatwi ikiganiro ijambo bakaryumva izi kwihigwa kuva ari akana gatoya k'akana kavuye mu iki inzoka ibaho izi ko yanzwe ihigwa icyo kintu mwene datutse amatwi iki kiganiro akimenye imiti bajya bagamo yaba mikeya ndetse hafi ko yaba ntayo nuko gusa tukiri mu isi ariko umukristo wese yagombye kumenya ngo ngomba kuba nzi ko mpigwa yego ndi kuri feri ndi kuri tere mpigwaho nanzweho sindi ahantu nkunzwe yego icya kabiri iyi nzoka irimo yinjira mu mwobo wayo yirukanga itumbira inzira ijyayo ariko yawugeraho umwanya igahita ikata ikinjiza umurizo ikinjira umutwe ureba hanze yinjira umutwe ureba hanze nta nzoka yinjira mu mwobo wayo ijyanye y'umutwe gutya buriya igera ku mwobo igahita ihinduka ikarizo umurizo ikamanuka umutwe ureba hanze ni ukuvuga iki ubwirinzi hatagira ikintu cyankurikiye hatagira uwitema hatagira ikintu cyankurikiye ahubwo nacyo kikanyinjirana nakuri kikankurikirana yego ariko nicyo waruze nacyo nicyo mu gihe ndimo ninjiza umutwe hatagira utema ikindi gihe yego ubwo buryo bwose ubwirinzi bukomeye mubeho muryo yego ufite ubwenge nk'iki ubw'inzoka arongera ati kandi nanone mugire ingeso nziza mumere nk'inuma mutagira amahugu ngo ntimugire amahugu amahugu ni ijambo riva ku nshinga guhuguza mubeho nta kintu cy'abandi mwifuza buriya inuma nijya yifuza siko muri bakuru waba warigeze na rimwe ubonaho inuma yateranye n'amafundi n'imisure n'amasandi n'uruhuri rw'inyoni zisangira umurama hariya w'umuceri cyangwa w'amasaka ntabwo ndabyitaho ngo mbirebe njye nabyitayeho rero yego inuma itora yonyine aho uzabona inuma itora yonyine ari imwe cyangwa zikaba ebyiri uvuga ngo hagize izindi nyoni ihita igenda nuko iteye niko ibayeho niko iremye Yesu yahitanzeho urugero rero abizi igenda ari uko yagendanye n'umukunzi wayo ubwo ni inuma n'ingabo yayo cyangwa yayo zigenda ari ibyo kuzagendanye aho wabonye yagiye yonyine ubwo iba yarapfakaye cyangwa ari agashashi katari kagira ingabo yayo katarabona patani noneho uko kubaho gutyo byateye Yesu kuyitangaho urugero ndabatumye ngende muri nk'inuma mutagira iki amahugu iryo jambo amahugu rero nk'uko bivuze bakunshaka guhuguza kandi uhuguza ibyo yabanje kwifuza yararikiye buriya twagombye kubaho nta bintu turarikiye tutararikiye amakoti y'abantu tutararikiye inkweto z'abantu tutararikiye imodoka z'abantu n'ibiryo by'abantu yego kuko iyo umuntu abirarikiye bimutera kubyifuza akaba yabihuguza
mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego nuko yabatumye nuko intama zigomba kuba hagati y'iki y'amasega ikintu bapfa bamaze ndumva nyuzwe yego Imana iguhumugira cyane mushumba kubw'ubu busobanuro ndibaza ko n'abadukurikiye nabo bakurikiye kandi basobanukiwe birashoboka cyane kuba hagati y'amasega kandi uri intama kandi ugakora neza ukirinda twagiye duhabwa ingero zitandukanye kumera nk'inzu kugira ubwenge nk'ubw'inzoka kumera nk'inuma yewe kwitwararika ukirinda kandi ibyo birashoboka cyane wenda kandi nakongeraho mama sorry kandi nakongeraho wagenze umutara urawuzi umutara uriya mutara uturutse hano Rwagitima ugaturutse hano mu Ndatemwa ukagera nyine Rugarama zagorora hariya Rwagitima Bukomane bwa Nyakayaga izo za Kabarore iyo urenze Kabarore kuva kera urenze Kabarore mugasentarye ukase gutya wahita guhura n'ibyapa bikubwira ngo winjiye muri domaine de chasse mu gice cy'umuhigo yego ni kuriya kandi buriya twawugeze 69 gutwaje impinga 69 naza tuzagezeyo noneho rero winjiye mu gice cy'umuhigo nuko hari icyapa kinini rwose kiri imbogo kivuga ngo winjiye mu gice cy'umuhigo yego arakibona noneho urabizi ko hari Rwembogo hakaba Rwesirabo Rwembogo Rwesirabo Rwenyemera Rwebare Rwemasha yego hose mwazi n'ahandi ntarondora n'ahandi icyo ni kikwereka yuko amashyo yose y'inyamaswa atandukanye yari afite umusozi abarizwaho icyo ni ikintu mu by'ukuri njye mbona ari gahunda Imana yahaye ibyaremwe byayo yego bigiraho biba yego ishyo ry'imbogo rigire aho riba umugunzu bigiraho barizwa yego umugana w'ingurube ugiraho ubarizwa inyemera amasha isirabo imbogo dukugura ikintu iwacyo ibyo bintu byarantangaje imparage amasha amasirabo ziriya nyamaswa zirisha ubwatsi hasi nubwo buri bwoko buba ku musozi wabo yego usanga bishobora guhura kuko zirisha yego ikarisha hirya bibare yacurika ikigana mu izindiro itangira guhura ziturutse Masizi na Karama ikagaruka igacurika icya Kanombe ikarisha Kanombe yose Kabezi ikarisha Rubirizi na Samuduha yakoza hasi kabiragarutse kuhuye nizaho izo nyamaswa zirisha ariko naratangaye ko izirihiga zica zo ntabwo zihura ahubwo zihuye imwe yica ngenzi yego icyo gihe hakura imbaraga gusa yego niyo mpamvu dushobora kubaho twebwe ducungana naho Yesu yadushyize yego se ntihahari burya mugiye kugenzura mwasanga hari ahantu Yesu yadushyize haleluya dusabwa kuba mu mwanya Yesu yadushyizemo uwo mwanya intama ziwugumyemo ntacyo zaba haleluya ubundi urarenga ujya turajya muri domaine y'izindi kubera iki Imana idutabare intama igera mu zihiga kubera itabaga kwidahiga kwitanywa amaraso yarisha ubwatsi ko Imana yakoze ibintu byiza cyane hafi y'udusozi twose ducurika hepfira mu kabone hari udusoko muzarebe ibintu Imana yaremye nirisha utwatsi twaye aha ngaha ize kushoza aho tuzi hepfo ya twayo turi hepfo y'ifamu hariya hepfo yigarukiye iryamye mu kiraro cyayo cyiza nukomeza ukaharenga ugahura n'isega ubwo n'ibyo ugiye kurasanga abagore bose bagushwa mu byaha abakobwa bose bagushwa mu byaha babibagushamo kuko baba barengereye mu gutembera cyane intama yatembereye irarengera irenga domaine irenga urwuri yarenze imbago yarenze yego
abagabo bose bacumuzwa bagahura n'abanyamanyanga bakabigisha ingeso mbi bakabigisha kwibisha ikaramu bakabigisha kugamba no kugambanira abandi baba bagiye bakarenga imbibi Imana dutabare n'ukuri pe nacyo Yesu abampera umugisha Imana igumugisha cyane mushumba Uwiteka yadushize hanyuma nurenga imbibi umva inshuti y'umusaraba ubwo ni wowe uzabyibarizwa ariko guma Uwiteka yagushyize hanyuma ubuzima buzaba bwiza Imana ibahe cyane umugisha mushumba dushoje ndifuza yuko usengera iteraniro usengera abadukurikira kugira ngo dusobanukirwe ibyo Uwiteka yaduhaye no kuntu tubikoresha naho tugomba kuguma dusenge Imana data wa twese uri mu ijuru Imana yaduhamagaye ukaduhamagara umuhamagaro mwiza wo kudukura mu byaha tugakizwa warangiza ukaduhamagara n'uko gukorera turabigushimiye ndagushimiye izi nyigisho ndagushimiye ibi biganiro byose dutambutsa intego ari imwe gusa ari ukugaburira ijambo ryawe nk'uko ari cyo waduhamagariye rero ndasenze kugira ngo abantu bose bumvise ubutumwa bwiza bukomeze bugire aho bakura aho bageza bave mu bwiza bajya mu bundi ndagushimiye natwe uturindira ubugingo n'umubiri n'umwuka igihe gikwira none mbere ko ducyura tugataha nanone twemera kwicara muri kino cyicaro tuzagukorera twarabyiyemeje waraduhamagaye umuhamagaro warawuduhaye kandi twaje tuje twarakwitabye urakoze rero ngo dufashe duhumukira muri byose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen amen